Alright, nizere ko mumeze neza kabisa. Umwaka mushya muhire wa 2025 uwo muri kumva ni MC Makenga cyangwa se ni iki ruzungu wa Rwanda w'umbutuje abari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'u Rwanda. Murabona kuri Makenga TV umugabo utikoraho, nimvuga utikoraho ni kwa kundi nyine parite 13 bakebure. Uyu munsi turashaka kwibanda kuri iyi minsi mikuru uko byagenze. Bimeze bite musore cyase mugabo? Bimeze neza nta mahoro neza. Urashima Imana? Urashima Imana. Okay, ikaze kuri Makenga TV. Murakoze cyane. Tugusanze hano uri kwifatira icyo bakwita kayaga yenda na amafu sibyo? Mandi kumva akazuba kari mugoro buryo karengamo. Okay, amazina yawe na waba witwa? Gabi Bizimana. Gabi Bizimana. Gabi Bizimana muri ino minsi mikuru ngira ngo wagiye ubona ukuntu ibintu bimeze. Uyu munsi iyi minsi mikuru y'umwaka wa uyu mwaka waba warabonyemo ibiki bitandukanye n'ushize? Uyu mwaka warufite amayobera menshi cyane, warunagoranye. Ariko dushimana ko twasoje amahoro. Kandi ari ibintu bivangavanze cyane. Utuntu tw'udushya twabaye kuri uyu mwaka waba wabwira abanyarwanda ni nkutuwe? Cyambere saga z'abastari zagiye zizamo urubyiruko rw'ikigena rwagiye rugaragaza ko ari byo rushoboye ariko ari naho twagera. Yes, urubyiruko ushatse kuvuga iki? Uvuze ku rubyiruko yenda ngira amatsiko. Ndavuga nk'abana bato bagikura ukabona bibanze mu mayoga. Abana bari mu ngeri zitandukanye, harimo abahungu abakobwa. Ubwo ndi kuvuga urubyiruko umuntu ugeze ku myaka 18 y'ubukure aba ari umuntu wakifatira icyemezo, ariko hari n'ibimuzitira n'ibyo yishora amata atari. Ushatse kuvuga iki? Ntabwo ndasobanukirwa icyo ushaka kuvuga ko muri iyi minsi mikuru hari ibintu bimwe bigiye bitandukanye igihe nakiye mbona ku giti cyanjye genda sinzi mba hari ibyo wagiye nabona. Wenda tuvuge nko ku bahungu babaswe n'inzoga n'itabi, wenda bakikusora muri uyu mwaka twagize ku rw'abakobwa. Abakobwa abangavu babaswe n'inzoga kurusha ibindi byose. Abenshi ngo bari basinze cyane pe, ubona ko n'indangagaciro zabo. Abenshi ejo muri naganiriye n'umuntu ambwira ngo inda ngo bazitege ngo ibiki n'ibiki. Burase biya bintu nibyo? Ibyo bintu ntabwo wabihamya kuko utari kumwe nabo, ariko no kwihanga amaso tukabireba ikizakurikiraho. Mu buzima busanzwe wabukunda iki? Ubuzima busanzwe nkunda kubyina. Kubyina ibintu by'amadanse bya bino byo kubyina traditionnel. Ubu wabushaka wakabisa wamukubitira bya hatari. Mukubitira bya hatari. Umuntu wabugira YouTube channel? Ndayifite bita Bizimana Gabriel, ariko umisi mikira biyindi izina bayita Gabi TV show. Urashaka kuyita Gabi TV show? Muzamunyuza ibikorwa byanjye byose, ukeneye umuntu ukokereza wangeraho, ukeneye umuntu ugufotora mu bitaramo byawe cyangwa ibintu byawe wangeraho, n'ibindi giye bitandukanye byose turahari. Alright, ikiganiro cyo nibakebure ni MC Makenga umuhungu wanyu mu Rwanda ndabizi neza ndetse umuhanzi wanyu wagwani mu butuzi. Kwa turi kumwe n'uwo bita Gabi ababwiye ko YouTube channel yiwe kabisa ari Gabi Gabi TV show. Mu minsi mike aratangira kutugezaho ikiganiro cyo ni akagaruka ni bakebure yakiburaga byinshi muri no minsi byarimo bitambutse muri no mwaka. Mukoreshe ya comment, subscribe, enda bakunda cyane. Ikiganiro cyo ni akagaruka.